Haleluya. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ibarinze, ndashima Imana iturinze, ni Imana nziza, ni Imana igira neza. Uyu munsi ndashima Imana yuko yabukesheje amahoro kandi itarinze rega abarinzi babera amaso gusa. Imana rero ibaha umugisha kubera yuko mwiteguye kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Tuguhaye icyubahiro kuko uri umwami. Tugushimiye yuko waduhaye umwuka wera kugira ngo atubere umuyobozi, atubere umwigisha. Abantu bose mwami bari hano bateze amatwi ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo uze ubigishe, uvugane n'imitima yabo, uvugane n'ibitekerezo byabo, ubahe guhishurirwa ubwiru bw'ubwami no kumenya icyo ijambo ryawe rivuga. Ndakwakiriye kugira ngo tubere umwigisha mwiza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo ese waruzi ko icyo usaba kiri mu cyo usabwa? Ese waruzi ko icyo usaba kiri mu cyo usabwa? Umuntu akwiriye kumenya iri hame ko ari ihame ry'ubwami. Ni iri hame ry'ubwami ariko ni n'ihame ry'isi. Ni principe, ni ihame umuntu adashobora kuba hatarizi ngo bimugwe amahoro cyangwa se agere ku ntego, agere ku byo ashaka. Iyo abantu batamenya iki ngiki, ubundi babaho mu buzima bukora amakosa atuma batagera ku cyo basaba cyangwa se icyo bashaka. Iyo umuntu yabisobanukiwe nanone byoroshya urugendo, akabasha kugenda akagera ku cyo agize ate, ku cyo asaba cyangwa se icyo ashaka. Muzi neza yuko umuntu abantu bose cyangwa se nawe bwite unteze amatwi, iyo umuntu ashaka akazi hari impamyabumenyi baba bamusaba. Mu yandi magambo abasabwa kwiga akazagera kuri urwo rwego, akagera kuri iyo mpamyabumenyi runaka, yamara kwigeraho akabona noneho kugira gute kuzajya kuyitanga aho asaba akazi, nabo barangiza bakayishingiraho. Imyaka ingahe wamaze wiga? Wize gardienne cyangwa se nasare, urangije wiga primary, wiga secondary, wiga kaminuza, hanyuma ugeze ku gipimo gisaba akazi, ariko bakavuga ngo turaha akazi umuntu nibura ufite amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se icyiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Mu yandi magambo, mbere yuko usaba ako kazi banza umenye yuko icyo usabwa ugifite. Haleluya. Banza umenye yuko icyo usabwa ugize ute, ugifite. Iyo utamenye yuko icyo usabwa ugifite, upfa kugenda yenda wararangije nasari, wararangije gardienne, waragarukiye mu mido, ariko ukavuga uti ndasaba akazi. Baguseka. Ushobora no kugenda wararangije primaire, umwaka wagangaye wa gatandatu primary, none ukagenda uti rwose warize narize. Yego, akazi dufite hano rero turashaka umuntu uzaba gitifu w'umurenge runaka. Hanyuma ukagenda warangije primary ko nawe wize. Ndabyemera, uwarangije gardienne warize, uwarangije primary nawe warize, uwarangije secondary nawe warize, ariko sinzi niba ayo mashuri wize yaguhesha icyo usaba, ariko kubona akazi ko kuyobora district runaka cyangwa se akarere runaka cyangwa se umurenge runaka cyangwa se kuba secretary wa leta muri ministeri runaka. Hari icyo umuntu abasabwa kugira ngo agere. Haleluya. Kugira ngo agere ku cyo asaba. Icyo usaba ntabwo ukibona utaruzuza icyo usabwa. Niryo jambo tugiye kwiga uyu munsi. Iyo udasobanukiwe icyo usabwa rero birakugora kugera ku cyo usaba. No mu bwami bw'Imana, no mu nzu y'Imana, no mu rusengero, no mu gakiza, umuntu wese akwiriye kumenya icyo asabwa. Urasabwa iki? Haleluya. Urasabwa kumenya neza icyo Imana igusaba muri ubu bwami.
abantu benshi babayeho mu buzima bukora amakosa, ubuzima budasobanutse, ubuzima budafite ishusho, ubuzima budafite icyerekezo, kuko bataramenya icyo basabwa. Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cyaho cya 4, hanyuma dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Ngiye kwakira umusomyi wa Bibiliya, hanyuma adusomere. Imana yo mu ijuru iramuha umugisha. Reka arebe mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 4, umurongo waho turahera ku wa mbere. Hari umutwe w'ijambo uvuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Reka mwene data adusomere. Bukeye bwaho umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we umugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi yuko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka. Yego. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati yego, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira. Yego. Keretse agaherezo kutuvuga. Haleluya. Umvira ijambo. Elisa umuhanuzi, umuntu w'Imana, Bibiliya ivuze ikintu gikomeye ahangaha, ku buryo ubayeho kurikiranya aya magambo ushobora kuba umaze kumva neza icyo ijambo ry'Imana ririmo kubwira umutima wawe. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi araza asanga Elisa, arangije aramutakambira, aramubwira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye. Mbese urwari urugo, umugabo n'umugore bakunda Imana, bubaha Imana, bazi Imana, ariko bubaha n'abakozi b'Imana. Haleluya. Noneho barangije umunsi umwe umugabo arapfa. Umugabo apfuye baramushingura, ariko agenda yari afite umwenda, yari ari mu mwenda, nk'uko nawe ubizi cyangwa se nawe ubisobanukiwe, uko ubizi neza. Hari igihe umuntu aba afite umwenda mu buzima bwe, afite se umwenda muri banke, afite se umwenda mu bandi bantu, umuntu runaka yaramugurije. Noneho uwo mugabo nawe yari afite umwenda nk'abandi bagabo bose cyangwa se nk'abandi bantu bose. Noneho arangije aza kugira ate gupfa, aragenda, hanyuma haciye igihe iby'urupfu byibagiranye, hanyuma umwishyuza araza abwira umugore we, amubwira ati umugabo wawe yarandi mu mwenda nawe urabizi. Umugore ati ndabizi. Arangira amubwira ati umva neza, noneho ikintu kigiye gukurikira ahangaha, uranyishyura. Niba utanyishyuye amafaranga yanjye nishyuza ku mugabo wawe yose, ugende umpereze abana bawe baze babimbata, baba bagaragu mu rugo, kugeza igihe amafaranga nishyurizaga se wabo agize ate ashize. Umugore abyumvishe, noneho yapfushije umugabo, n'utwana yari asigaranye natwo batujyana. Umugore arabyumva biramubabaza, umugore arabyumva biramuzengereza. Arangije avuga ati ariko reka ngende mbwire umuntu w'Imana, ngende ntakambire umukozi w'Imana, mubwire ikibazo muye nacyo, yenda hari aho yamfasha, kuko barabizi ko umugabo wanjye yakoreraga Imana. Haleluya, haleluya. None yaragenda asanga Elisa, arabimubwira. Abimubwiye Elisa arabyumva. Arangije Elisa aramubaza ati none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Oya, ntabwo ari ugupfa kubaza gusa icyo ushaka, ntabwo ari ugupfa gusaba gusa. Mbere kuki ufite iki imuhira? Ushobora kuba uneze amatwi aho uri hose. Ese ufite iki? Icyo ufite nicyo n'umukozi w'Imana ashaka guheraho. Yesu watashimwe cyane. Waba uje uvuga uti ndarwaye, muri wowe ari Imana iba yaramaze gusetinga ibintu bitandukanye bishobora kukugeza ku gisubizo, kandi bishobora kuguhuza n'igisubizo. Niba urwaye indwara, hari icyo usabwa kugira ngo ugere ku gukira. Icya mbere, ntabwo warwara ngo ugume mu rugo uryame gusa ngo urarwaye ngo urashaka Imana igukiza gusa. Oya, urasabwa kugenda. Ese warahagurutse ushaka umukozi w'Imana uvuga uti nsengera ndarwaye,
icyo ni kimwe mu byo wasabwaga. Reka mvuge iyindi nkuru abantu yenda ushobora kubuza. Igihe kimwe hari ikidendezi, noneho mu mabaraza y'icyo kidendezi cyari gifite amabaraza 5, noneho ngo hakajya haza abarwayi kuri icyo kidendezi, noneho bakabaho ngo rimwe na rimwe marayika yajyaga amanuka, yarangiza akagira ate akamanukira muri ya mazi, noneho ngo umurwayi watangagamo abandi niwe wabanzaga gukira. Mu yandi magambo, aha naho yari afite icyo agira ate, yari afite icyo asabwa. Haleluya, haleluya, yari afite icyo asabwa. Umurwayi afite icyo asabwa. Nubwo arwaye, ariko kurwara gusa ntabwo ibyo ngibyo ari byo byamuhesha gukira. Oya, afite ikintu gikomeye yagize ate asabwa. Ahaguruke, marayika kimara kujya mu mazi, arangiza aze yiture hehe, ajye muri ya mazi. Uwabanzirizagamo abandi niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Haleluya. None ahangaha bishatse kuvuga ngo ubwo Imana ifite icyo isaba n'abarwayi, we muzima si wowe uzabura kugira iki gusaba. Noneho ngo hari umuntu wari umaze imyaka, iyo nkuru wenda ndayivuga sindi buyisome, hari umuntu wari uhamaze imyaka 38 arwaye indwara imara imyaka 38, ari ku kidendezi nawe ategereje gukira. Noneho amubajije umurwayi aramubwira ati, databuja simfite umuntu njugunyamo, iyo amazi yihindurije buri gihe nkiza undi antangamo. Urumva akananirwa gukora icyo asabwa, kuko icyo asabwa ni ugutanguranwa muri ya mazi, hanyuma ananiwe gukora icyo asabwa. Iyo rero unaniwe gukora icyo usabwa, burya ubura icyo usaba. Kimwe mu bintu byatumye uriya muntu amara imyaka myinshi ku kidendezi, ayimaranye indwara yaranze gukira, nuko yari yarananiwe gukora icyo agize ate icyo asabwa. Nawe iyo unaniwe gukora icyo usabwa, ushobora kumara imyaka 12 icyo usaba utarakibona, kubera ko wayobewe icyo usabwa. Ushobora kumara imyaka 18 icyo ushaka utarakigeraho, kubera yuko utarakora icyo usabwa. Haleluya. Ushobora kumara imyaka nawe 38 nkuriya murwayi, icyo usaba utarakibona, kubera yuko wananiwe gukora icyo usabwa. Niba nawe mu buzima bwawe hari icyo usaba ku Mana, ndagira ngo uyu munsi mubwire ijambo rikomeye, ndagira ngo uyu munsi mubwire ijambo, haleluya, ijambo risobanutse, ryumvikana, rifite ubuzima. Hari icyo usabwa ukwiriye kubanza kugishakisha ukakimenya. Nta kintu kibi mu buzima nabonye nko kubaho utazi icyo usabwa. Urabona hari abantu basabwa gusenga ariko batabikoze, cyo kora bafite ibyo basaba, kandi icyo asaba adashobora kukigeraho adakoze amasengesho. Igihe kimwe Moridekayi yari hariya ku irembo, aba ku irembo, mu buzima bwo ku irembo bunagayitse bunasuzuguritse se, bene wabo nabo Hamani aragenda ategura kubica ngo abamare. Noneho bandika n'inzandiko arabasaba n'umwami, baraho batuje, rega nta kibazo bafite, baraho bagiye kumva bumva inkuru ziracicikana ko noneho n'umunsi wo kubica bawushizeho. Bumva ko noneho n'umwami yabatanze, yashizeho n'ikimenyetso. Barikanga. Moridekayi atuma kuri Esiteri, aramubwira ati noneho nukugira icyo ukora. Esiteri ati ntabwo bibaho, sinatunguka imbere y'umwami, hari itegeko rimwe gusa ko wajyayo batamutumiye ari ugupfa. Moridekayi ati nutagira icyo ukora ntiwibweshe yuko ari wowe uzagira ute uzacika ku icumu cyangwa se uzabaho. Oya, nta kizahuza abayuda gutabarwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Ngira ngo Esiteri ngo abyumve, yigira inama aravuga rero ubu turasabwa kugira icyo dukora. Iyo umuntu arahishurirwa ako kanya, yumva ko asabwa kugira icyo agira ate icyo akora. Amutumaho aramubwira turabizi, mugende mubwire Moridekayi, teranya abayuda bose bishushanya, noneho nurangiza ubabwire basenge nanjye n'abaja banjye. Haleluya. N'abagaragu banjye, natwe tugiye kubigenza dutyo, natwe tugiye kujya imbere y'Imana dusenge. Baragenda bateranya abayuda bose, batangira amasengesho, na Moridekayi arayasenga, na Esiteri arayasenga,
Imana iri mu ijuru irabyumva, irangije iravuga ngo ntabwo nibareke ngo bapfe. Oya. Iramanuka ibuza umwami ibitotsi, ajya mu gitabo. Burya Imana ibintu yarabiteguye mbere. Iyo uyobewe icyo usabwa, ntabwo rwose yabisobanuye ko Imana yitari yiteguye kugukiza, iba yariteguye kugukiza. Umva neza ukuntu Imana yari yiteguye kumukiza, n'ukuntu Imana yari yarateguye ibintu mbere yuko biba. Byumve neza. Aha mubitekereze kandi mu buryo bwagutse. Imana yarabanje ituma Moridekayi agira amahirwe yo kumenya neza no kumva inkuru y'abantu bagambaniraga umwami. Byarashobokaga ko babivuga ntanabyumve, byarashobokaga ko banabivugira hatari, byarashobokaga ko banabivuga babimuhishe, ariko Imana kuko yari ifite umugambi izi ikizabibyaza mu gihe kiri imbere, ituma Moridekayi abyumva. Amaze kubyumva, ntiyifatanya n'abandi bagaragu cyangwa se izo nkomezi umwami zashakaga kuzica umwami, ahubwo aragenda abyongorera. Uri mu bigezi bwami barabigenzura basanga nibyo, barandika ko Moridekayi yagiriye neza umwami. Birabikwa kuko Imana itashakaga kubikoresha icyo gihe. Nawe ibizagukiza Imana yamaze kubitegura. Ikintu gisigaye ni kimwe, ni ukugira ngo umenye icyo usabwa kuri buri ngingo. Haleluya. Ni ukugira ngo umenye genda sabwa iki. Kuba Imana yaramaze gutegura inzira zayo, ntabwo bisobanuye ko utabazwa icyo usabwa. Hanyuma barabaye baraho, bumva urupfu rurahinda, bumva ibintu byakomeye, bumva ibintu byadogereye. Esiteri ati bateranye basenge. Moridekayi ati reka tujye mu masengesho. Bwira Abayuda bati reka tujye mu masengesho. Abayuda batangira amasengesho, bariyiriza. Imana iravuga iti kare kose se, ubundi nari buzabane namwe mubaho mudasenga? Ubundi se nari bubakorera iki mubaho mudasenga? Haleluya. Hanyuma arangije, bamaze gusenga, Imana nayo iramanuka ishaka gukemura ikibazo. Yibutsa umwami, ibuke kuki utamugororeye, ntiyagukirije niba bari bakugambaniye ngo bakwice. Mwami arabyibuka, ubundi hari icyo twamuhembye, hari icyo yaba yarahawe. Batireka, ninde uri ku irembo? Hamani ati rigewe. Nawe ubwo yaraje ngo none hasabe bwa nyuma nyine bamuhereze Moridekayi agenda mu bambeho. Umva ukuntu Imana ihuza neza igihe cy'akaga kawe n'ibyo yateguye, ariko ari uko nawe umaze gukora icyo wagira gute wasabwaga. Imana iba yabihuje neza. Hanyuma Hamani barije bati mumubwire yinjire. Umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ati bamutembereze mu murwa wose bamuririmbira, bamwambika imyambaro y'ubwami, hanyuma nibarangiza batoranye umutwaro urusha abandi gukomera, hanyuma bari ugenda aririmba avuge ati dore ukuntu uwo mwami akunze kubaha bazajya bamugenza. Umwami nawe arangije adatumye Hamani avuga icyari kimuzanye, kuko Imana ntabwo Imana nijya kugutabara ntabwo izakerererwaho n'isegonda. Imana nijya kugutabara ntabwo izakerererwaho n'umunota. Imana nijya kugutabara ntabwo izakerererwaho n'umunsi. Ntabwo Imana ijya ikerererwa, ahubwo ni mwebwe mukerererwa mukananirwa gukora icyo musabwa. Iyo batinda gusenga, Hamani yari buze akarinda akanahagera, akanasaba Moridekayi kujya kugira gute, kujya kumubamba ku giti yari yamaze kugishinga. Abarokore benshi, abakristo benshi batinze kumenya icyo basabwa ngo bagikore. Bimwe mu bibazo byabashize ahantu habi barabiterwa nuko Hamani yahageze batarasenga. Sinzi niba unyumvishe neza kuri iyo ngingo. Bimwe mu bibazo bikomeye abakristo bafite barabiterwa nuko Hamani yaje kubasaba ariko bataramenya icyo basabwa ngo basenge. Sinzi niba munyumvishe neza, sinzi niba mwabisobanukiwe neza.
ndagira ngo Imana yo mu ijuru itugirire neza, ndagira ngo Imana yo mu ijuru iguhe kumva no gusobanukirwa, ndagira ngo Imana yo mu ijuru ibahe kumenya icyo musabwa mu bihe byanyu, kugira ngo Hamani wawe azahagera aje kugusaba, ariko ahagere nawe wamaze gukora icyo usabwa, Imana nayo ibona uko ivugana n'umwami, hanyuma umwami nawe atangire gutegura ibihembo byawe, kuko Imana yateguye ibintu byose mbere yuko igihe kigera. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yohana igice cyawo cya 2, tuhere ku murongo waho wa mbere. Bibiliya nanone ivuga ku nkuru y'ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Soma, reka mwene data dusomere. Ku munsi wa gatatu yego, ubukwe Ikana y'i Galilaya. Ku munsi wa gatatu hacyujwe ubukwe Ikana y'i Galilaya. Kandi na nyina wa Yesu yarahari. Na nyina wa Yesu yarahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubaza ati nta vino bafite? Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Aravuga ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye nikiragera. Nyina abwira abahereza ati yego, icyo ababwira cyose mugikore. Nyina abwira abahereza ngo icyo ababwira cyose mugire gute? Mugikore. Aha rero niho hari ipfundo. Urabona wowe bakubwiye gusenga ntiwasenga. Buriya ntabwo uba waramenye icyo usabwa. Bakubwiye gusenga ntiwasenga. Bakubwiye kwizera ntiwizera. Bakubwiye gukorera Imana ntiwayikorera. Bakubwiye kwihana ntiwihana. Ugiye no kwihana, wihana nabi ntiwihana nk'uko bakubwiye. Ibi nibyo bibyara ingaruka zo gutinda kugera ku cyo ushaka, zo gutinda kubona icyo usaba. Nuko wakoze ikosa ryo kudakora icyo bakubwiye gukora. Ubundi ubu mu nzu y'Imana ntacyo bakubwiye gukora. Mu nzu y'Imana ntacyo ijambo ry'Imana ribabwira gukora. Ese ijambo ry'Imana ribabwira kwiyiriza? Abiyirije nabo bageze ku cyo basaba. Abatayirije, ndagira ngo tubisobanukirwe neza. Hari igihe bakwigisha bakakubwira ko gusenga bikuraho imisozi, gusenga bikemura ibibazo, gusenga bituma Imana yumva igatabara igasubiza se, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyumva ariko ntubikore. Aha niho hari ikibazo gikomeye cyane. Iyindi ngingo ikomeye cyane ahangaha ni ukuba barakubwiye kwihana ukaba utarabikoze. Ariko muri iki kibazo cyari kivutse aha Ikana, icya mbere niwe wari waramubyaye, icya kabiri yari azi iby'Imana yamuvuzeho mbere y'uko avuka, icya gatatu yari azi neza uko yarezwe, uko yakuze, uko yahagurutse, yari azi yavuze ijambo uburyo ryubahirizwa. Arangije abwira abahereza batari bazi Yesu neza, arababwira ati icyo ababwira gukora cyose mugire gute? Mugikore. Haleluya. Arangije abahereza nabo baritegura, baravuga bati okay, niba ari uko nguko reka dutegereze. Hanyuma barangije barategereza. Mu kanya nk'ako guhumbya, hanyuma Yesu nawe araje, aza afite icyo aje gusaba, aje afite icyo aje kuvuga, aje afite icyo aje gusaba. Arababwira ati umva, nimugende mwuzuze intanga iki? Amazi. Reka badusomere. Nyina abwira abahereza ati arababwira ati icyo ababwira cyose mugikore. Icyo ababwira gukora cyose mugikore. Hariho intango eshatu. Hari intango eshatu zaremwe mu mabuye. Zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intanga amazi. Yesu ahageze nk'uko nyina yari yababwiye, yahise ahagera abahibwiriza gusa. Ntabwo Yesu yaje yikoreye vino yashize. Oya, ntabwo Yesu yaje azanye igisubizo cyuzuye kirangiye. Oya, ahubwo Yesu yaje atanga amabwiriza.
arababwira ati nimwuzuze intango iki amazi, mwuzuze intango amazi. Iyo abantu babyumvaga nabo bagenda bakuzuza icyo Yesu yababwiye kuzuza, bakuzuza icyo ijambo ry'Imana ribabwira kuzuza. Niba ari ukwihana nimwihane ariko mwujuje kwihana, nimusenge mwujuje gusenga, nimwuzuze icyo musabwa, nimumenye icyo musabwa nimurangiza mugikore. Haleluya, haleluya. Ahangaha utabyumva uratakara, ariko Yesu ageze arababwira ngo nimwuzuze intango amazi. Nibwiriza Yesu barabirangije. Ahasigaye ubwo bamenye icyo basabwa, nibadakora icyo basabwa birabareba. Yesu yararangije akekaza. Buri hari ukuntu Yesu arangiza ibintu ugasigara ari wowe wenyine utazi ikikurikira, ariko wazi ko yabirangije. Urabona hari ibintu Yesu yababwiye, hari ibintu Yesu yababwiye mutarakora, hari ibintu ijambo ry'Imana ribabwira mutarakora, hari ibintu ijambo ry'Imana ryavuze mutakora, kandi biravuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Niba rero mwarumvisha ijambo nimukora icyo ryababwiye, muzabaho mu buzima butagera ku cyo mushaka. Haleluya. Mvuga aya magambo nyina Yesu arababwira ngo nimwuzuze intango amazi. Bibuka ijambo Mariya yaramaze kubabwira. Reka dukomeze dusome imbere gato. Baruzuza bageza ku ngara, nabo baravuga bati haha, batubwiye ngo icyo tubwira cyose tugire gute tugikore. Baruzuza bageza ku ngara. Urabona bamwe mwarasenze ariko muracagasa, abandi mwarihanye ariko mwihana kubeshya, umujinya n'intonganya, ko mujya murakara vuba ariko ko gusambana mwagasizeyo burya niwagejeje ku rugara. Urabona abantu hari ukuntu bajya bihana bakihana ariko hari ako basigaye. Wewe warihanye ugeza ku rugara, byose mu yandi magambo wabirangije, cyangwa wihaniye kubeshya, wihana gutongana ariko umuntu wishe warabihishe, cyangwa warihanye wihana ibintu. Urabona abantu benshi bazi kwihana ibintu bigaragarira abantu, ariko bya bindi bihishe niba burya baba batagejeje ku rugara. Abantu benshi babayeho mu buzima bwihana ariko ntibageze ku rugara. Rero iyo Yesu yakubwiye kuzuza, iyo utagejeje ku rugara ntimukorana. Mvuga aya magambo ndabizi ko munyumva neza. Haleluya. Nutageza ku rugara rw'icyo usaba, kwizera wagejeje ku rugara. Hari igihe ubwira umuntu ukamubwira uti rero wizere Yesu arabikora, cyangwa akaza akakubwira ko arwaye ashaka kumusengera, yanze akakubwira mushu rwose nashakaga musengere yenda haraho Imana yaza. Burya ntabwo mu kwizera uba wagejeje ku rugara, yenda haraho. Buriya uko niko abantu bajya bizera igice, akaba yavuze akavuga ati kandi birashoboka. Buriya ngiye njya numva ngo basengera umuntu agakira, ngiye bakansengera yenda haraho nakira, agashyiramo yenda haraho. Burya yenda haraho ibimaze kwica kwizera kugasigara ari igice hagati. Umva uko abandi bahungu, umva uko abandi bana b'Imana bizera bashubije Nebukadinezari baba ngo Imana yacu ibasha kudukiza ariko nayo itadukiza. Ntabwo dushaka kuyikinisha Imana yacu, ntabwo dushaka kuza ngo tujyaho ngo tujye muri yenda birashoboka biragera. Imana ibasha kudukiza naho itadukiza. Twege ntitwubabira ikijwa. Mu yandi magambo tujye mu muriro bajyamo, bageze miramanuka irakiza. Kubera iki? Kwizera kuruzuye, kwizera kuruzuye. Umva abandi bantu ko babana n'Imana. Umugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo yumvisha ibya. Urabona nawe wumvisha ibya Yesu ariko ntiwagira icyo ukora. Abantu benshi bari bumvisha ibya Yesu. Niyo usomye kiya cyanditswe usanga bari hariya babyigana, ngo babyigana. Noneho umugore yumvisha ibya Yesu
aribwira mu mutima we ati ngiye nkakora ku rushunda rw'umwenda gusa wa Yesu nagira ne nakira indwara yanjye. Arangije hejuru y'ibyo yumvishe ashiraho ibyo yibwiye, hejuru y'ibyo wumvishe shiraho ibyo wibwira, wuzuze kwizera kwawe. Arangije agira ibyo yumvise ashiraho ibyo yizeye cyangwa yibwiye. Arangije avuga ati ninkora ku mwenda gusa wa Yesu nagiye. Ntiyabyibwiye ngo arekeraho, amenye icyo asabwa ko ari ugukora ku mwenda. Arangije aragenda akoraho, kuko kwizera kuzuye agikoraho isoko y'amaraso irakama. Buriya hari ukuntu umuntu akora ku cyo asabwa, ako kanya isoko y'intambara igakama, isoko y'ibibazo by'igakama, isoko y'indwara ikagenda, isoko y'imyenda rega nayo yakama. Haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu aba ari ahasaba umugisha, umuntu akaba ari aho aravuga ati rwose pastor munsengere, mfite rwose ndeba aha nta kintu njya gukora ngo nyifatishe, ibintu biranca mu myanya y'intoki, igihe nahereye nkora ntacyo ngeraho. Unsengere rwose Imana imumugisha. Reka mbanze mbafasha, nta mugisha w'ubuntu ubaho. Sinzi niba wabyumvisha, nta mugisha w'ubuntu ubaho. N'umwigisha uzakubwira ko umugisha w'ubuntu ubaho, uzamumbwire ngo Pastor Francis yigeze kutwigisha yandi atubwira ngo nta mugisha w'ubuntu ugira ute ubaho. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 27. Turahera ku murongo waho wa mbere, yenda dusome umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane gusa. Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Yego. Isaka ashaje. Amaso ye amaze kuba ibirorirori. Yego. Ahamagara imfura ye Esawu. Ati mwana wanjye. Aritaba ati karame. Aramubwira ati dore ndi umusaza. Sinzi igihe nzapfira. Ntabwo nzi igihe nzapfira. None ndakwinginze. Enda ibyo uhigisha. Ikirimba cyawe n'umuheto wawe. Ufate ikirimba cyawe n'umuheto wawe. Ujye mu ishyamba. Nurangiza ugende mu ishyamba. Umigire y'umuhigo. Uhige umuhigo. Untekere inyama. Ziryoshye, untekere inyama ziryoshye. Nk'izo nkunda. Uzinzanire. Zirye. Yego. Mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Zirye. Mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Iki cyanditswe hari n'igihe umuntu ashobora kukigisha nyine agendeye mu irari rye. Hari n'abantu bajya bagoretse ubutumwa bitewe n'amafaranga, ashobora kukigisha nanone afite uburyo ari mu mibare ye, ariko genda agira ngo wowe ubanze utege amatwi wumve. Isaka tuvuga ninde? Ni umwana wa Aburahamu. Aburahamu ninde? Aburahamu umuhungu wa Tera. Aburahamu sekuruza w'abizera. Tega amatwi. Aburahamu Imana yabwiye ngo ave muri Uri y'Abakaludaya, agende ajye mu gihugu cy'i Kanani, ajye mu gihugu ngo Imana izamwereka, ngo izamuhindura ubwoko bukomeye, azaba umugisha, n'uzamwifurije umugisha wese azabona umugisha, izogeza izina rye. Uwo ni we. Noneho Isaka tuvuga ni umuhungu wa Aburahamu. Aburahamu nde? Aburahamu wageze mu gihugu cy'i Kanani, Imana ikamuha umugisha, akagwiza amatungo, intama zikagenda zikagwira kugera ku gipimo cyaho mu bushyo bwe n'ubwa Loti binanirwa gukwirwa mu gihugu. Abashumba babo baratongana. Aburahamu ahitamo kuza gutandukana nande na Loti. Aravuga ati he kuba intonganya hagati yanjye nawe, nuhitamo kujya iburyo najya ibumoso, n'ujya ibumoso ndagira ngo hamvuge ngo hari ikibazo cy'ubutunzi bwabaye bwinshi, umugisha Imana yamuhaye aragenda aragwiza, hanyuma intama kudakwirwa mu gihugu. Urumva icyo bivuze? Hanyuma ahangaha ndashaka kuvuga iki? Isaka umuhungu w'uwo mugabo. Noneho Isaka nde? Isaka Bibiliya itubwira umuhungu wa Aburahamu, ngo Aburahamu ngo
araga Isaka ibyo yari atunze byose. Ndavuga Isaka wasigiwe ibyo se yari afite byose. Abandi bana bagiye babahatuke bakagenda. Muribuka ko Ishimayeli bamuhaye amazi n'umutsima aragenda. Muribuka ko bene Ketura babahaye impano Abrahamu akiriho baragenda. Babisa Isaka. None bamaze kubisa Isaka iwewe umuntu wawe ibyo yari afite byose ni Isaka tuvuga. Arashaka guha umwana we yabyaye umugisha. Aho nyumve neza. Isaka afite intama nyinshi. Isaka afite ubutunzi bwari mu gihugu bwari n'ubutaka bwari ubwe. Icyo gisi ntabwo yari yabamo abantu benshi nkuko tumeze ubu. Umuntu aba ari muri ka hectare kamwe, undi afite 3, undi afite 2, uwa 25 akajya yumva yenda afite ubutaka bunini. Oya, isi yari itaramera icyo umuntu yabaga afite igihugu cyose ari umuntu umwe. None icyo nashaka kuvuga gitega amatwi. Isaka ashaje yumva uretse ubwo butunzi, kuko burya abantu benshi bibeshya ku cyitwa umugisha. Umugisha bakawitiranya n'ubutunzi. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi cyane ariko adafite umugisha. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko ataryama mu nzu. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko nigeze kuba ndaho nzi umugabo wari ufite inka zigera mu 1000. Inka 1000 urumva ibyo bisobanura. Afite imyanya mu Rwanda, afite imyanya Tanzania, afite amafamu ahantu na Uganda, afite y'inka, afite izindi Tanzania, afite n'izindi mu Rwanda. Ariko atanywa amata. Umugisha urumva icyo ari cyo. Ukaba ufite inka zingana zicyo utanywa amata. Ukajya ufata mukara ukayinywa. Cyayi mukara amazi. N'abagaragu iwawe banywa amata. N'abapagasi baje bose banywa amata, ariko wowe utanywa amata. Nigeze kubona umuntu ufite ibintu bimodoka bya rukururana n'amazu ya etage mu mujyi, ngo ariko aho ubutunzi yabukuye baramubujije kuzaryama mu nzu y'ibati. None afite ahantu yibereye ahantu kure mu kazu k'ibyatsi, hanyuma ubwo se hari umugisha. Wowe ushobora kubutekereza ariko umugisha yaba ari amafaranga menshi. Oya, umugisha si amazu menshi. Umugisha si inka nyinshi. Oya, inka rero n'ubutunzi Isaka yari abifite. Icyo yashakaga gutanga ni umugisha. Afite umugisha, afite n'amasho y'intama. Wowe ubaye ari wowe usaba umugisha, waba wogira uti mumbere iriya shyo ry'intama cyangwa ririya shyo ry'inka. Ariko abazi umugisha ntabwo basaba ishyo ry'inka, basaba umugisha. Bazi ko umugisha ari ikindi kiri ku ruhande. Umugisha Uwiteka atanga uzana amahoro. Ako kantu bakumvisha. Umugisha Uwiteka atanga ukazana n'ubukire. Ariko umuntu abufitiyemo amahoro, aho niho hari umugisha. None icyo mvuga kandi mukanya ndashaka kwerekera ku musozo, ndagira ngo ngivuge muri aya magambo. Isaka ashaje ashaka guhereza umwana w'umugisha. Ariko Isaka aba arabizi neza ko nta mugisha w'ubuntu ubaho. Arangira ngo mwana wanjye enda ikirimba cyawe n'umuheto wawe. Ibyo uhigisha ujya mu muhigo uhige, mu yandi magambo ubibirire icyuya. Niba ari mu ishyamba amahwa yenda nakwice, ariko ubibirire icyuya. Ibyo ubiriye icyuya ubizane unabiteke, ntubimbe bidatetse. Unateke, urumva imirimo yose igerekeranywa kugira ngo nazabone umugisha. None unateke, none uzanire indye ku muhigo wawe, mbone kuguhesha umugisha. Aha rero niho mubwira ngo nta mugisha w'ubuntu ubaho. Na Isaka washatse kuwuha umwana we, yamusabye kugira icyo akora. Imana nayo izagusaba kugira icyo ukora. Icyambere, Bibiliya ivuga ngo hari umuntu utanga kwiragiza, ngo nyamara akarushaho kunguka. Ngo hari n'uw'Imana birenze urugero, ngo bizamutera ubukene gusa. Yesu nawe arangira avuga ngo, aravuga ngo umugisha Uwiteka atanga. Sinzi niba ugitekereza icyo. Ntabwo awutanga ngo umanuke gusa ku buntu. Oya, hari amabwiriza. Hari amabwiriza. Yesu yaravuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Urumva ko ari ugutanga. Gutanga bihesha umugisha kuruta
rero hari ikintu abantu batamenye. Iyo ushaka amavuta ntabwo uyashaka nk'ushaka gukira indwara, nta nubwo ushaka gukira indwara abishaka nk'ushaka umugisha. Buri kintu cyose umuntu aba afite icyo asabwa. Ukira indwara afite ibyo asabwa, ushaka umugisha afite ibyo asabwa, hanyuma nawe ushaka amavuta ufite ibyo usabwa. Aho uzageza kutamenya ibyo usabwa niho uzageza kutamenya cyangwa kutabona icyo usaba. Niba umaze kunyumva kuri iyo ngingo, ushingiye kuri ayo magambo, Yesu aravuze ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Imana yavuga ngo hari umuntu utanga kwiragiza nyamara akarushaho kunguka. Ni mu Migani ngo ariko uw'Imana bizamutera ubukene gusa, ahatekereza ku cyitwa umugisha. Uwiteka nanone mu Migani aravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko ya. Ni imirimo y'amaboko. Mu yandi magambo, niba ushaka umugisha, menya icyo usabwa gukora ugikore. Nubimenya ukagikora, umugisha uzawubona kuko Imana ntibeshya. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo Imana ntigibeshya ntigihinduka, izera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Haleluya! Imana ntigibeshya. Menya icyo yavuze mu ijambo ryayo, nugikora nta na kimwe uzabura mu by'Imana yasezeranije. Kiriya cyanditswe rero narije kuvuga umugisha. Bibiliya nibivuga ngo muzane imigabane ya 10 n'amaturo, murebe ko ntazabagomorora imigomero yo mwijuru nkabaha umugisha mukabura naho mukwiza. Hari umuntu ukumva arabari inkuru ngo yabuze, ngo murabona ngo mfite inyatsi, ngo ndiho umuvumo, kandi biriga ngo mwanyimye imigabane ya 10 n'amaturo umuvumo wa muvumo, ariko akaba ari aho ngaho. Rwose unsengereye inyatsi mve izakuva yitese. Banza umenye icyo usabwa, hanyuma ukimenye unakibwire, unakisomere muri Bibiliya, nurangiza kubimenya kubisobanukirwa, hanyuma umenye icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, umenye icyo ukora. Nari ndimo nigisha kuwe mutwe ijambo, ndimo ndavuga ngo ese waruzi icyo usaba ko kiri mu cyo usabwa cyangwa gihishwe mu cyo usabwa? Niba urwaye ukaba uri ku kidendezi, ukaba usabwa kwijugunya mu mazi kugira ngo ubwo marayika yamanutsemo amazi akibirindura uba ari wo ubanzamo ukire. Niba bisaba gutangurana, birasaba ngo umenye icyo usabwa. Abantu bashaka amavuta y'Umwuka Wera, bashaka gusigwa, ari abakozi b'Imana, ari abavuga butumwa, cyokora bakeneye gusigwa, bakeneye mumenye iki ngiki. Nta muntu Imana yigeze ikoresha itamusengesheje. Igihe yashakaga gukorana neza na Mose, yamuzamuraga Sinayi, Mose akamanuka arabagirana minsi 40 atarya atabu, kamanuka arabagirana. Wowe wananiwe n'ibiri utarya utabu, wewe wananiwe n'itatu utarya utabu, wewe wananiwe n'icyumweru utarya, noneho urimo urashaka ngo Imana igusuke amavuta ngo hanyuma ugende uyikorere. Amavuta y'ubuntu usabaho. Imana yohereza Yesu mwisi, umwana wayo. Tega amatwi ne, umwana wayo azaje gucungura isi, afite misiyo. Yesu nde wa wundi wabumbuye cya gitabo abandi bose banandiwe. Arazaza mwisi, aravuka, arakura, umwana w'Imana uvuye hehe? Mu ijuru. Hanyuma gahunda yari iyihe? Atabatijwe mu mazi menshi, hejuru rirakinze. Nderekera ku musozo nagira ngo mvuge aya magambo kandi uyumve neza. Haleluya! Yesu agomba kubanza kubatizwa. Yohana aje ngo Yohana amatizo, Yohana aramubwira ngo ashaka kumuhakanira. Harangije Yesu aramubwira ati mbere ubikore ko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka rwose. Tutagushoje ntabwo misiyo naje gukora nayigeraho. Imana ntabwo igiramo ibintu bya tolerance. Reka ntabwo ijyaho ngo ihengekerereze ngo ubwo yari umwana wanjye. Noneho rero ukagira ibyago ukabari nkawe wavutse kwande, iso uramwibuka, mama wawe uramuzi, banywaga inzoga, bamwe barya gitaba, abandi barya ubugoro, abandi bari mu bapfuma, abandi bari mu barangi. Hanyuma wowe ni wowe Imana izakoresha itabanje kugusengesha. Ni wowe yakoresha itabanje kukubatiza.
hanyuma ngo Yesu aremera, Yohana aremera, Yesu aragenda, Yohana aramubatiza, ngo uwo mwanya ava mu mazi, ngo ijuru riramukingukira. Uzi ko abantu bamwe bari munsi y'ijuru rikinze, ariko na Yesu yari munsi y'ijuru rikinze, ari umwana w'Imana. Mwansike wewe mwene Kalisa karunaka, babandi babo mwakoraga na bya bindi ibyo wanyu mwakoraga, ngira ngo urabizi neza. Ariko reka nerekera ku musozo mubwire ngo niba ushaka amavuta, banza umenye ko na Yesu amaze kubatizwa, Imana ntiyahise itangira kumukoresha, ahubwo yamushoye mu masengesho. Aragenda abanza asenga 40. Mwana w'Imana, ubwo umwana w'Imana yaseze 40, wewe mwene Semata muzasenga ngahe? Ubwo umwana w'Imana bimusaba gusenga 40, wowe kwa Kristo muzasenga agana iki? Ubwo umwana w'Imana yaseze 40, wowe wa kwa runaka muzasenga agana iki? Icyo kibazerekana nagitambuka. Ahubwo nerekeye ku musozo mbabwira ngo Imana yo mwishuru gufasha umenye icyo usabwa, nibwo bwonyine uzabasha kugera ku cyo usaba. Kandi mubwire ngo amavuta, hagira amasengesho ashaka amavuta. Umuntu akajya imbere y'Imana kavuga ngo ni iminsi 3 ntarya ntamo, kavuga ngo ni iminsi 4 ntarya ntamo, kavuga se ni icyumweru uzaryamo rimwe, cyangwa se nzajya njya nyuma y'iminsi 2 cyangwa uko wabiteguye. Kuko Imana ntiyigeze ishyiraho itegeko ngo ivuge ngo bigenza gutyo. Buri muntu kwaje uko yabiteguye, Imana imwakira gutyo. Ariko icyo nashaka kuvugaho, nashaka kuvuga ngo habaho amasengesho ashaka amavuta. Nutamenya icyo usabwa, amavuta uzarinda usaza utayabonye. Imana yo mwishirwaho umugisha, buri muntu wese amenye icyo asabwa, agenda akora icyo asabwa. Nuko ari icyo usabwa, Imana izakora icyo usaba. Nuko ari icyo usabwa, Imana ntizananirwa gukora icyo usaba. Uriya mugore twavugaga amaze kuvuga yuko afite mu mperezo utuvuta dukeya, Elisa yaramubwiye ngo genda utire ibintu kandi utire byinshi, hanyuma ujye usukamo. Aragenda yicingirana mu nzu n'abana, akajya asukamo ikintu kikuzura akakigizayo. Haleluya! Arangije noneho afata ibintu byose arabyuzuza, amaze gukora icyo bamubwiye. Hanyuma ako kanya byose amavuta ararekera, aragenda aragurisha, yishyura umwenda we. Nawe nukora icyo usabwa, uzagira ute? Uzabona icyo usaba. Hanyuma uriya twavugaga bari abantu bo mu bukwe bw'Ikana, twarimo tuvuga, baragiye buzuza intango amazi. Bamaze kuzuza amazi, Yesu arababwira ati, abonye bamaze gukora icyo basabwaga. Yesu yabona batakoze icyo basabwa, ntabwo yababwira ijambo riheruka. Ijambo rya nyuma Yesu yari yaryibikiye. Ntabwo bari bazi uko biri bugende. Ariko bamaze kuzuza intanga amazi, arangije agira ate? Arababwira ngo noneho nimudahe, nimushire umusangwa mukuru. Hanyuma baradaha, baramushira. Haleluya! So mu murongo dusoza ako kace kari gasigaye. Arangije twari tugeze kuri uwo murongo wa 8. Arababwira ati nimudahe. Murongo wa 7 bavuga ngo Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Baruzuza bageza ku ngara. Umurongo waho wa 8 uravuga ngo arababwira ati nimudahe noneho mushire umusangwa mukuru. Barayamushira. Uwo musangwa mukuru asogongera amazi, ahindutse vino, ntiyamenya yiturutse. Haleluya! Nawe ntabwo uzamenya ibyawe biturutse, upfa kumenya icyo usabwa. Imana yo mwishirwaho umugisha, mukora icyo musabwa, hanyuma mubona icyo musaba. Murakoze cyane. Reka dusenge. Imana ibagirire. Data mwiza, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Muhaye icyubahiro kuko uri umwami. Mushimiye kuri umunyambabazi. Mushimiye kwishura ijambo ryawe kugira ngo buri muntu wese akore icyo asabwa. Mwami mwiza, hanyuma nawe ukore icyo yasabaga. Ndagushimiye ko bumvisha ijambo ryawe, kandi bazagenda bagakora icyo basabwa, nawe ukabaha icyo basaba. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Umwami Yesu rero abagirire neza. Imana yo mwishiri barinde. Shalom, naho ubutaha. Murakoze. Imana yo mwishiri bagirire neza cyane, naho ubutaha.